Yesu ashimwe cyane, habwa umugisha n'Imana. Uretse kugenda banze wumva ikindi ko kubwira. Imana y'amahoro iguha umugisha kuba warahisemo gufurowinga Prophet Emma. Imana iguha umugisha, we wabikoze Imana ikugirire neza. Nawe utarabikora ndagusabye bikore kugira ngo tujye tubana mu ijambo ry'Imana umunsi ku munsi. Ni ukuri muri inshuti zanjye ndabakunda, mbatuyeho umugisha. Uwiteka abagurira imbago, Uwiteka abakomereza amaboko, ntimukagire icyo mukena, ntimukagire icyo mwifuza. Wowe wahisemo kubana nanjye ndagusengera no masaha. Uwiteka umwami w'amahoro akwagurira imbago. Nkubise hasi imbaraga mbi zose zarwanyaga ubuzima bwawe, imbaraga zose zigutsikamira, ibyakwihebeshaga byose mbikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Wari urwaye ariko ndagusengera akira gukira. Wari warabuze urubyaro ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo. Imana niguha urubyaro kuko ni Imana ibishoboye mu izina rya Yesu Kristo.